ankubita inkiza gutya mu matama turamanuka hariya uyu mama ahogoze yankubitiye hano inki tugeze hariya hepfo aravuga ati ndakwica hariya hepfo arambwira ati ndakwica mpaka umpaye amafaranga yanjye namubwira ati ntayo mfite unkubise kuriya nyafite ntayaguha kubera umusaza we yavuze ati azanyiyicira ubwe ngo ntabwo yamuza n'abana be yibyariye akomeza nkurura ikanzu ariko ikomeza gucika namubwira se wandekuye nkahagarara nimba ushaka arankurubangana ikanzu birangira icitse aravuga ati ubwo urayidodesha mu mafaranga yanjye wibye kandi ntayo natwaye imyenda yo kuyimugura nayimugura n'uwanjye pe ni uwa musaza wanjye. Icyo nihutiye ni ukubaza ngo ese nk'abantu muba muhagaze aha mubona abantu babiri bari mu ishyamba barwana umwe ari umumama undi ari umwana murumva nta soni mufite? Bamugani bafite ibo mutima wo kuvuga ngo bazamuniga bishoboke ko n'ubundi byari muri gahunda nese ubu wamukururaga umujyana mu ishyamba wamujyanaga yo kumara iki? Mbashimire nizere ko mumeze neza kandi mbashimire cyane. Aha hantu magaze ni mu gace kajya muri Rurindo, iri shyamba muraribona. Ahantu hari umugore agiye kwiciramo umwana amuziza ibihumbi 4 by'amafaranga y'u Rwanda. Nkuko muri kubibona uyu mwana yambaye ubusa aha hantu nkuko mubibona. Uyu mwana ngaha uyu muntu yamwambitse ubusa ku mugaragaro ku karubanda. Dore nguyu hano aba n'abaturage bari hano. Byagenze gute hano? Hano ko tuhageze uyu mwana ni uwa musaza wanjye yaje mu rugo ndamubwira ndi mu kazi hano mu gishanga ambaza umwana muto uriya ntumye ndamubwira rero mutumye mu rugo ariko arahita agaruka ndamubwira kuko nsanzwe muzi ko yiba ndamubwira murindira agaruke mu kazi aho ndi hanyuma umubwira icyo mushakira nise ubundi ugiye ati ngiye Gasanze ndamubwira nise ubwo ugiye mu rwabizi ngo mukuru wanjye ngo yanyibye ikanzu yanjye nganyiba ngo n'imyenda ngo na memory card nuko ubwo rero turagumiza barambutsa Agiye wanjye nkaye ndavana wenda ubwo ari umwana ko kuyansanzwe mbisiko yiba mbwira umwana mutasanze mu rugo ntumutume yinjira mu nzu we yajyara mushuka afata inkweto zanjye yari yambaye arazinzanira ndamubwira kubisi kugenda uba mu mujyi ahantu hose utajya uba mu rugo izo nkweto zanjye nazazikura hehe umukobwa ndamubwira ntizisubize mu rugo amereza imfunguzo zisubize ho zasanze mu rugo hanyuma unsubirize n'inkweto mu rugo wambari zawe nuko ubwo birangije yagiye ajya mu cyumba ndaramo ajya mu ishakoshi yanjye ngira mu cyumba umwana nyine ngo yaragiye hanze avana amafaranga 4700 ari hehe hano amafaranga amuhaye umwana ngumuyangaye ngamuhaye 200 ngayandi ngo sinzanahishe mu nzira none mufatiye anga abantu nandi kumwe n'abantu hariya tumutegera anga mu muhanda ndamugana tumanuke tureka amafaranga yafite koko turamanuka ahubwo akajya ashaka kunkubita ari ngewe none ko wamucireho imyenda areba imyaka afite ko wamucireho namufashe gutya nkuko nubundi wafata umwana gutya akajya nyishikuza ikanzi gacaka nuwa musaza wanjye umwana byagenze gute njyewe nari ngiye kureba mukuru wanjye hano yagiye gusura Gasanze kubera January kandi njye kumureba ngo yime none nciyeho hano kamugoza kubera ntaherukaga kujya kubasura nyurayo ngiye kubasuhuza none ndamaza ngo goza ariyo na arambwate ndamubwate kangiye kubwiherero ndazamuka nsangayo hogoza turamanukana urukweto rwanjye zirafite ruba ruracitse ndamubwate tugende mfatiza mama warizo nambara ngende mbimubwira njye kumubwira ambwani musubiriza inkweto mu rugo nzisubije mu rugo ndagenda njye naho mbona ibiceri 200 ku meza ndavuga ati reka mbyitize nze kubidodeshamo inkweto ninza ndabimusubiza mbifasha ugoze tubatara kubitanya arambwira ati ni icyo upfumbatije mu ntoki ndabimwereka ibiceri 200 arambwira ati bizane mbisubize mu rugo ndabimuha none arabibika ndamanuka ugoze turamanukana turazana tugerane haraye garavuga ati hagaramaze ngo tugiye ngo azabi tumubaze nimba hari andi mafaranga yasize mu isakoshi ubwati nta kibazo turaza nje nagozana mama nje nagoza turamanuka tugeze haraye garavuga ngo hagarama zamuka mama wabaraje aje duhurira hano guzambwa ngo dukomeze duhure haraye
turagenda kubera nambaye ikabutura nta mifuka ifite. Mama hagaze aravuze ngo tugende mama avuge ngo urebe ko muri iyo mifuka ntayirimo. Turagenda tugeze hano hirya namubwira ati ntayarimo, ankubita inshyi gutya mu matama turamanuka hariya hepfo. Uyu mama ahogoze noneho turamanuka hariya hepfo, tugeze hariya hepfo arareba ikabutura arayabura. Namubwira ati reka nizamukire nifatire inkweto nikomereze aho nari ngiye. Amubwira ati ntabwo ugenda nabonye amafaranga yanjye. Yankubitiye hano inshyi tugeze hariya hepfo aravuga ati ndakwica hariya hepfo. Arambwira ati ndakwica mpaka umpaye amafaranga yanjye. Namubwira ati ntayo mfite, unkubise kuriya nyafite ntayaguha. Maze turagenda tugeze hariya hepfo namubwira ati ndekwa. Avuga ati nakwica kubera rero musaza we ni umugabo wa mama ntabwo ari umbyara. Noneho turagenda aravuga kubera musaza we yavuze ati azanyiyicira ubwe ngo ntabwo yamuza n'abana be yibyariye. Mama ahagaze namubwira ati nimba musaza wawe yaravuze ati azanyicana ukaba uri mushiki ubwo nawe nimba ubishaka kubikora. Akomeza nkurura ikanzu ariko ikomeza gucika. Namubwira se wandekuye nkingi nkahagarara nimba ushaka kumenya. Arankurubangana ikanzu birangira icitse. Namubwira se mama uri kuncira ikanzu urabona ndi bwambare icyo urayira. Aravuga ati ubwo urayidodesha mu mafaranga yanjye wibye kandi ntayo natwaye. Mama kubera icyo wamukubitiraga mu ishyamba? Ntabwo namukubise rwose, bano bamama ko mumanuka ngiye kumusaka si mwebwe mubwiye. Ntabwo namukubise ngabari. Ese kubona umwenda wawe umuciriyeho hano mu muhanda? Imyenda yo kuyimugura nayimugura n'uwanjye pe, ni uwa musaza wanjye. Sinanamwanga 100%. Ariko kubera ngiyo defo nsanzwe nyimuziho ndavuze nitumanuke turebe kukwambikira ubusa imbere y'abantu tugende turebe ko ntayo ufite. None ubu bari kumwe ngo niba ngo yahishe hariya hirya. Ubu abantu hano bamwita Siriyaje. Hano turi mu muhanda sibyo? Reba iri shyamba ko ringana sibyo? Bino ntago nigeze mukubita dore ngo uyu no mugabo ni umbwiye ati nagende ko kurebe ka yafite. Uko kuno nyine nari mufashe ko ikanzi gacika. Ntago nigeze mukubita hari abantu. Amagambo bwa mukubitaga umubwira uyu n'umwana mukuru, amagambo wamukubitaga umubwira urumva byari sawa? Oya nyine ibyo kosabya nikose ko namubwira ngo tugende mu rugo aho ibintu bibereye akajya ndwanya kuko nari mufasha ndwanya nisi ubundi ko waruje mu rugo uratinya iki kugira ngo garuke mu rugo nubundi akabyanga. Byagenze gute kugira ngo abantu noneho bahurure abantu bavuge yuko noneho warugiye kumwicira aramwisha? Ntabwo nari ngiye kumwica, ndamubwiye nibanze ko dusubira mu rugo kuko tureka mu mafaranga yafite. Ndamubwira ngiye sinakwambikira ubusa imbere y'abantu. Hari no mama hari nura muhungu nuko yanze kuza ngabisobanure. Yes, hano hari umugabo Masanze niwe Masanze. Mugabo byagenze gute hano hantu? Nanjye nje nsanga biriho biba. Uyu mumama bari hano mu ishyamba hepfo bariho bagundagurana. Icyo nihutiye no kubaza ngo ese nk'abantu muba muhagaze aha mubona abantu babiri bari mu ishyamba barwana, umwe ari umumama undi ari umwana, murumva nta soni mufite? Nibwo mise mvuga ngewe rero ibi bintu mubireke, nibiba ngombwa duhamagare ubuyobozi. Ntabwo ari ngombwa ngo umuntu w'umubyeyi n'umwana w'imyaka 14 ngira ngo bafata 15 gutyo nyina niko nyirasenge avuga. So nibwo mvinse mvuga ni kampamagare polisi. Igihe nari ngiye guhamagara polisi mbona muraje, so muhita muhagarana nanjye n'abantu uko biri kose wenda kufatanye buri wese ari intervena uko biri kose ikibazo cy'umwana kirangire. Ubona bikwiye yuko wenda umwana nk'uyu nguyu amagambo avuze ati yambwiye yuko ari bunyicire mu ishyamba byagenze gutya na gutya, urumva ubundi nituva aha ngaha umutekano w'uyu mwana uri bumeze ute? Ntabwo bikwiye, nta usibye n'ibyo nge numva kuva aha ngaha muri ubwo buryo namwe nta bufasha mwaba mumuhaye uko biri kose. Nibyo mpamvu navuga ngo ikibazo nk'iki kijya kijya mu buyobozi, kubera ko umwe ni nyirasenge undi n'umwisengeneza we. Nibasubira mu rugo ntabwo wamenya ibiri bubi nyuma yaho rubanda rwari ruri. Nyuma ya rubanda numva ikibazo gikwiye kuba kijya mu buyobozi, akaba ari bo bakurikirana ibyo bintu kuko kirenze ubushobozi bwabo bwo bwite kugira ngo gikemurirwe mu rugo. Utuye hano? Nge niho ntuye muri uyu murenge. Aho yanjye nibwo nkihagera ariko kubwo impamvu twebwe turi kubona nk'abaturage
urabona uno mwana yahohotewe. Guhohoterwa rero ni ibintu bigaragara. Imba we yamwibye ntago yari kuza yihanira. Imba mufatiye hano urabona aha naha abantu baba bagenda. Yari kuza akamufata akamubwira ati untwari y'ibyanjye. Umwana akisobanura ntago yari kuza amufata amukurura ajyana mu ishyamba. Wa mungana imba bafite iwo mutima wo kuvuga ngo bazamuniga. Bishoboke ko n'ubundi byari muri gahunda. Nese ubu wamukururaga umujyana mu ishyamba wamujyanagayo kumara iki. Wowe urumva hakorwa iki? Urabona uyu mwana turi hano umwana no kurenganurwa ni ibintu bigaragara ko yahohotewe. Icyo wasaba ubuyobozi? Icyo nasaba ubuyobozi ni ukukira n'umwana akarenganurwa. Yes, rero reka mbashimire. Mama ugiye gukora iki? None musaza mumbwirire. Nakumbwirire mbamuruje twari turi kumwe. Ngo byagenze gute? Jewe ko byagenze uyu mwana simuzi, ntago muzi. Nange nibereye mu kiraka. Ariko uyu mudamu yari ari hano hepfo. None uko twari turi, uyu mwana yaje kuza. Yabaga mu rugo, niba yabaga mu rugo yarahamaze iminsi batamaze iminsi simbizi. Ntago muzi ko ariko numvishe ko bavuga ko aho icyo kibazo kibereye ari umwisengerezaho. None uko ikibazo cyagenze aho narindi. Uyu mwana yaje yambaye inkweto z'uyu mudamu. Yamusize mu rugo. None araza amunaga imfunguzo aramubwira ati fata izi mfunguzo zawe genda agiye. None uyu aramubwira ati ntago wagenda utashubirije inkweto nta muntu ujya nambarana na inkweto. Subiriza inkweto. Undi aramubwira ati gumana imfunguzo none ngewe inkweto ndazicisha munsi y'urugi. Uyu mudamu aramubwira ati ntago bishoboka. Ntago wagenda ujyanye imfunguzo ngo ugende inkweto munsi y'urugi sigarana imfunguzo. Ahubwo wowe ihute ugende wongera ukingure unsubirizemo inkweto we kunjyanira inkweto none nugaruka wari bwo nsezera ungaruriye imfunguzo. None uyu mwana yahise agenda agera mu rugo. We yasanze yo simuzi niba ntawe yasanze yo simzi. Uyu rero yahise yohereza uyu mudamu undi aramubwira ati uriya mwana asanzwe muzi. Hari ibintu ashobora kunyangiriza mu rugo cyakantwarira n'amafaranga. Munkurikirire wowe ugende undebere ko none wanahise akatagenda ajya mu rugo. None uwo mudamu rero haciye umwanya nk'iminota nka 25 tugiye kubona tubona uwo mudamu araje. Araza abwira uyu nguyu ati niba hari amafaranga wasize muri ya mareti yawe. Ati ngeze mu rugo umwana w'iwawe ambwira ko wa mukobwa none wageze mu rugo ari muri ya mareti. Nuko yamubwiye. None uyu nguyu uyu mudamu yatambitse hano hasi kuri Nyabugogo akomeza gutyo nuwo waruje kubimubwira. Niko kuza rero ubwo niko kuza bahurira aha ngaha. Nuko nge mbizi nuko baje. None umuravuze ati nuko byagenze ntago muzi. Byari bikwiye yuko nimba ubona uno mwana ukuntu yambaye ubusa n'abaturage bavuga ati yamukuranaga mujyana mu ishyamba. Wumvishije amagambo mwana yavuze sibyo? Urukumva iki kibazo cyakemurwa gute? Ikibazo cyo uko nyibona ko cyagukumbye kuba cyagenda. Uyu mudamu kuba yarasize abantu wenda sinzi niba ariko yabiteguraga niba atari ko yabiteguraga simbizi. Ariko nkuko yazamutse hano niho inziriri yarazamutse hano kumugezi urimo hano ubwo bahuriyemo hano kuko bamaze kubimubwira yazamukiyemo hano. Niba ubwo yamukururaga muzana wenda agira ngo amugeze aho abantu bari yarabimubwiriye ntago mbizi. Ariko ibyo kumujyana mu ishyamba byo kujya kuba yavuga ngo yamugirayo nabi ibyo ntago nabihamya kuko ntago nari nzi gahunda yabyo. Ntago nari impari. Ibyo nabonye ni ibyuko bari bamubwiye gutyo akomeza gutya niko kumutangira bamubwiye akaciye Nyacyonga niko guciyo hasi hazamuka hano kugira ngo bahurire hano. Nuko nge nabyumvise. Yes, murakoze cyane reka mbashimire mwese mukurikirana ibiganiro byacu. Ntago nasoza nababwiye iki ngiki nimba umuntu agukoreye ikosa si ngombwa kwihanira ubuyobozi burahari ndetse n'umuntu wari we wese. Uyu ni umwana muto umwana w'imyaka 15 mwumvishije amagambo yiwe. Ndagerageza gukurikirana iki kibazo ndebe ko kiri bukemuka. Iyi ni BigTown TV. My name is Emmy.